Nirihe somo hano ku isi somo wize rikomeye isi yakwigishije? Ni physique. Ni physique. Ndavuga isi apana abana b'abantu kuko n'abantu turabageraho. Isi yakwigishije. Karagaciye. Abakristo twe tugenda nibanga ibigeragezo ntibidutungura Imana yacu banza yabitubwira cyagihe tuba dupfukamye kukara kabiri barebye ariko bakuyemo iki ikiganiro yego ngo ubusange nta kintu cavuye kuko aho niyo ukoze gutya ni kwa kundi usanga tuganiye ku bintu ariko urarangije titre ushizeho ibihabanye n'ibyo twaganiye ubu twaganiye ku by'ubuhanzi bw'ijambo ry'Imana wangize ugahita ukubitaho titre ngo waho ndi wahanuye ko Lieutenant Colonel uri ngoma zaraswa ngo twamuzanye igitero twapfukiranye ikihe iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali oya ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa abahanuzi ndabakunda uko abahanuzi ni abantu batubwira ejo hazaza kandi nkunda kuvuga ngo abambwa ngo musange Kimironko ndagenda ndahagera ubwo ndarareyo mu gitondo nkabyukira kuri Radio Rwanda njyanya ko gasede kariyo ndirimbo yanje ngasaba n'ikiganiro nibwo umutipe wari gukora kuri publifone yambwiye ati roshaho abanyakigali ni danje we ntabwo bazi atuyure Yes, ni by'agace kashi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, muramenye hano kuri Gonarike Plus. Ndabasuje no se mwamerereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane bive ku mutima abantu banje n'abakunda bive ku mutima. Sinakwicana n'uyu muntu muri kubona hano imbere kuri kamera za Gonarike Plus. Uyu muntu ni umuhanzi, ni umuvuga butumwa, ni umukozi w'Imana mu buryo bugiye butandukanye, ariko nanone afite byinshi yatuganiriza isi yacu ikahorushaho kugenda neza, natwe tukigiramo amasomo menshi cyangwa se natwe tukamenya Imana bundi bushya. Niwe tugiye kuganira hano kuri Gonarike Plus. Mu bimenyerewe ni CEO wa Concorde TV show. Ndishimye cyane kumwakira hano kuri Gonarike Plus kuko nayo maze iminsi nabigambira, ariko ndashima Imana uyu munsi ko yemeye konza kuganira nawe mwabantu mwe. Ndabararikiye kino kiganiro cyose nyaboneka muze kugisoza ku bantu bari buze gufashwa nacyo cyangwa se ku bantu bari buze gukwamo amasomo meza y'ubuzima cyangwa se ikintu cyafasha muri urugendo turi hano ku isi. Mwese ndabararikiye kino kiganiro ngo mugisoze mwumve ibintu turi buze kuganira. Hanyuma rero nabatindeye cyane, reka mwakire CEO. Ndakwakiriye. Akaze cyane David kumikaze kuri Gonarike Plus. Imana ishimwe. Maze iminsi mbigambira kuvuga ngo nzaza gusura Concorde, ariko uyu munsi Imana yadushoboje. Hashimwe Imana yabyemeye. Imana ishimwe cyane. Nandi mahirwe nundi mugisha nyabureka abantu bankurikiye kuko tugiye kugana ku bintu byinshi. Uyu muntu ni n'umuhanzi afite indirimbo nyinshi nagiye nkunda, ariko mbere y'izo ndirimbo sinzi niba twimaka dusengera niba tari budusengere. Njyanga gusenga ntago ari ibintu nakwanga. Kuko gusenga ni ubundi buzima, gusenga ni imibereho. Kandi gusenga ni ugusaba Imana. Tugomba gusaba Imana ngo gango itiyobore muri iki kiganiro. Njyewe rero mfite ingeso hano kuri Gonarike Plus. Bambe na mbere no kuri Gonarike TV nakoraga abantu barabizi. Nje numva ikiganiro cyose twatangira tukabanza tukiragiza Imana. Nanjye gusenga mbikunda kubi. Ahubwo reka twe gutinda. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe watanze ugango atubera igitambo gihoraho. Turagushimye yuko wabanye natwe ukaturinda. Mu bicuku by'ijoro wabanye natwe, twe dusinziriye dushyizweyo, tubona turakangutse turi bazima. Ubu tugeze ku isaha ya saa 5 tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2026 turi bazima. Nubishimwe kandi bihererwe icyubahiro. Tuje aha ngaha kuri Gonarike Plus, nta kindi kituzanye ni ukuvuga ibyasana imitima y'abantu, ni ukuganira ku byakubaka roho bikubaka ndetse n'umubiri. No mpamvu tuguhamagaye kugira ngo uze ubane natwe muri iki kiganiro. Mana uturinde kwivugira, ahubwo tuvuga ibyo tubwirijwe nawe. Dutangirane nawe kandi dusozane nawe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu.
amen. Hanyuma rero nongeye kuguha ikaze n'akareba hano kuri Gonareke Plus. Yego. Nubwo turi buze kuganira ibintu byinshi ariko sinareka kuvuga iki kintu ko nkunda indirimbo zawe pe. Urakoze cyane. Hari indirimbo nkunda cyane. Ariko mbona abantu benshi bakunda iriya ndirimbo ngo ntago ujya ubeshya. Ariko njye hari indirimbo numvise nyuma nyikunda kurusha ntago ujya ubeshya. Nibivuga ngo hari ibanga abakristo tugendana. Yitwa abakristo tugendana ibanga. Abakristo tugendana ibanga. Yego. Hari amagambo arimo byaba byiza yamfashije. Iyo utayaririmba ukamfasha amagambo nibura make yarimo. Ngo Imana ibanze yabitubwira. Ako bimfashe mu undi sugira ngo abahanzi dutandukanye n'abavuga imivugo cyangwa ibisigo. Ntabwo umuhanzi ngo ndajya kugusomera ngo amagambo ngo avuga gutya. Ubwo mba nanagiye nkanaririmba. Abakristo twe tugendana ibanga, ibigeragezo ntibidutungura. Imana yacu ibanza yabitubwira, cya gihe tuba dupfukamye ku karago. Itimwe bwe mwihangane babaseke, igihe cyo gutabarwa bazatangara. Gusamwe bwe nimukomere kwibanga, ndi kumwe namwe sinzabatererana. Gusamwe bwe nimukomere kwibanga, ndi kumwe namwe sinzabatererana. Wow. Oya ko nkakarahaje. Aka kantu karamfashije. Abakristo tugendana ibanga n'ukuri kw'Imana. Iyi ndirimbo nkimara kuyumva nawe wabonye ko nahise nyikunda kurutsa cyane pe. Nakaririmbye ahantu gutya. Urabwiye iyi ndirimbo kabisa ati kuki utayiririmbaga ugani igihe cyari iki. Kai cyawe satana nayihimbye kera. Niye kera? Imaze imyaka 21. 21? Iyi ndirimbo ihari. Nayihimbye 2005. Ako abantu bavuze ngo muzika ntago ujya usaza. Bavuze ukuri. Cyane. We imyaka iri kugusiga. Ko uzisa n'ikindi. Nuvuga ngo baravuga ngo guhanura kubwiriza bizarangira nitugera mu ijuru. Ariko kuririmba bizakomeza ko hazabaho kurana no guhimbaza Imana. Ariko kubwiriza no guhanura bizaba byarangiye. Mw'abantu kuririmba bizakomeza. Mw'abantu mwe mudukurikirana kuri Gonareke Plus, uyu muntu nicanye nawe kubganye ntago nakakwiye kuba nicanye nawe. Nanjye nabyubashye ndaza gushyira agafoto kanje kuntu nambaye ubusanzwe ntago ariko nsanzwe namba. Oya mvugisha ukuri nukuri kw'Imana. Kubganye atari Imana ntago nakombye kuba nicanye nawe. Akimana nyine amaraso yaragenda akaduhuza akabikora. N'abantu badukurikiye ariga baje bamenya ko buriya twebwe sinzi reka kubivuga byinshi kuko mvuze byinshi kuko Imana ahantu iba yaradukuye gatuma twicarana n'abantu tutakwiye kwicarana nabo turebye nyine mu bifatika no mu buryo bw'umwuka ushasanga nyine ibintu byose ubindusha. Hari n'indirimbo abantu bakunda ngo ntago ujya ubeshya Mana nako turi akantu gake. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene oya, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye uzuye ubuntu shimwa. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Iyi ndirimbo abantu barayikunda. Ntabwo wasezeranye umuntu kumujyana muri Amerika umujyane i Burundi. Oya pe. Ntabwo wasezeranye umuntu kumutuza i Kigali ngo bigucange ikujyane Nyamagabe oya. Ahubwo aho yagusezeranije naho. Ntabwo usezeranye umuntu kumutuza i Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe oya. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyane i Burundi shimwa. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya.
igitero twapfukiranye ikihe iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali oya ubwiye uvuze ngo uratabaye ubu utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Hanyuma izi ni indirimbo za Concorde twaje kumusura ariko mu by'umwihariko afite indirimbo nyinshi hajye ufite uburenze zingahe Shatavi ugira ngo si nyinshi se nawe utekereza nahimbye indirimbo ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubu maze imyaka 25 ndi umuhanzi nibura hari izo mfite zikorewe audio ni indirimbo 9 izindi nagiye nigisha amakorari izindi ziri mu mutwe ni nyinshi pe ntago nakubwira umubare kandi ntago naza kubeshyira kuri kamera. Hanyuma koko tugiye gutanga ikiganiro cyacu neza ariko hari abantu batekereza ko muzika uboroheye umuzika se nyine kuwukora bari ibintu byoroshye cyane cyane no yukora gospel cyane cyane ko abantu bavuga ngo urango ushobora gukora gospel wakoresha igiterana bakayishyuza abantu amafaranga tugiye gutanga ikiganiro cyacu ariko nashaka duhere ku muzika nyine ku muziki duhere ku muzika aho ngaho umuzika wo warakoroheye kuwukora cyangwa se hagiye habonekamo imbogamizi zigiye zitandukanye nyinshi umuziki biragoye muvandi nibura niba niki gihe njye ubweka njye mu bihe byacu muri 2000 abantu waruzi bafite telefone ni bangahe muri 2000 umwaka w'ibihumbi 2000 siba mu mwaka w'ibihumbi 2000 nakamenya ibintu by'amategeko urumva ndotekereza icyo gihe sibyo nibura ubwo unabaza ukavuga uti nibura ama studio waruza atunganya indirimbo nangahe yewe se cyangwa turi kubaza abadukurikiye yewe turi kuganira Yesu cyagenda nzi by'amastudio ni ngatekereza ukumva icyo gihe natwe twivukiriye mu cyaro hatabaga umuriro hatagira gute tekeza byonyine no kugira ngo ubone sente ubone uko wafata diskete umucuranza gukorera instrumental kuri diskete ujye no kujya kuririmba nabyo byabaga ari ikibazo urumva byari bigoye icyakora ubu birahenze nyine ku mafaranga ariko nibura ibikorwa remezo byo kuba wakora umuziki byo birahari kuba wabona ama studio yego wabona ibikoresho byoroshye ama studio yabaye na menshi ama studio ni menshi ni cyo no mu bijyanye no guhimba nkanjye ndibuka igihe nahimbaga indirimbo ndagubese agira uko ahimba mpimba indirimbo ndi kugenda cyangwa se nicaye gutya ahantu ntuje nta bantu turi kuganira none igihe nabaga ndi guhimba ntabwo njya nandika numva gutya nyine biri kumanuka ndatekereza nti ngiye guhimba ku ndirimbo ivuga nti abakristo tugendana ibanga none mvuga ni akeshi byabi byiza cyangwa ibibi bikunda kutubaho Imana yageze ute yabitubwiye ubwo niba ari yose je ngiye ku developer ubwo nyine ndabishakisha ubwo yashakisha melody shakisha injyana gutyo noneho niba nihereye mukanya umuntu twabonana twaganira gutya ukumva ubwo bunciye mu ijambo ya magambo ndayibagirwa narayibagirwaga ariko byagenda ubwo nyuma twaza gutandukana nongeye gufata umwanya nyine niherereye nkongera ngatekereza kenshi amagambo umuntu yarayibukaga ariko ugasanga nibura melody yagiye ubwo bigasaba kwa kundi kuba utuje ariko ubu dufite ubu yongeye guhimba indirimbo yo kakora sikajemo ndarikodinga urumva ndarikodinga gutya niba hari akantu kanjemo shaka nko guhimbira indirimbo Davide n'umwana mwiza cyane afite gonarike place nica ninyura ijambo n'urugero sinza urugero arako ngiye kuguhimbira ubu naba ndi kukarikodinga noneho naba ngiye mu bindi ukumva za record ndazifite ya voice ndayifite nyuma naza kubona umwanya ngiye gucumbura nahimbye chorus ngiye gushyiraho n'ibitero nka playing abandi na recordinze bigatuma nibuka ariko mwibyo bihe byacu dans les années 2000
byari bigoranye cyane. Hanyuma hari akantu kashobora kuba karakubaye muri iyo myaka kakubaye n'ubu utashobora kwibagirwa muri uyu muzika bya bintu bavuga ngo mu imvune z'abahanzi. Yego. Kakubaye wumara n'uyo wibutse ukavuga ati aka kantu niyo nkwibutse. Avuga ati aka kantu rwose ntigasanzwe mu muzika sinigera nkibagirwa. Yego. Ndakibuka 2006 nasohoye indirimbo yitwa Imigambi. Yego. Ubwo maze kuyikora nayikoreye hano hirya muri studio yitwaga Amani Studio. Producer Joshua niwe yinkoreye rwose Imana ikomeze mushyigikira hari gukorera. Ubwo nyijyana kuri Radio Rwanda 2006. Yego. Noneho ngezeyo ukumva nari nkiri n'umunyeshuri. Garaferi wanyishyuriraga yaratuye i Kigali. Ariko nyine atemera ko nkora umuziki. Atabyumva. Kameme umuntu ari kwiga akajya no mu muziki. Ababyeyi benshi babumva yuko byatuma umwana agira ute atiga neza. Ukumva sinagombaga kujyayo kumubwira ngo nje Kigali ngo ndariyo kumva nabaga ndi kumukwepa. Ubwo mbwira undi muntu twari tuziranye yuko nzarari wabo. Ubwo turabipanga arambwira ngo musange Kimironko ndagenda ndahagera. Ubwo ndarareyo mu gitondo nkabyukira kuri Radio Rwanda njyanya ko gasede kariyo ndirimbo yanjye ngasaba n'ikiganiro. Ubwo ndangije umutipe turavugana nta telefone nagiraga ni kuri tuvugane. Ubwo ndamuhamagara ati ndahati ndikabuga mukanya ndakugeraho niki akomeza gutyo mukanya nkongera ngahamagara mbona yabaye saa 12 z'umugoroba batarangiraho mbona yabaye saa moya. Nibwo umutipe wari gukora kuri publifone yambwiye ati roshaho abanyakigali ni danje ntabwo bazi ati uyu reba igihe wahereye uhamagara. Ubwo yakako urariwe. Ubwo icyo gihe umuzamu wari uraho ngaho arancumbikira turarana ingangi aho ngaho. Ubwo mu gitondo ndabyuka mbyukira kuri Radio Rwanda ngezeyo ikiganiro bagombaga kunyakiramo nsanga cyarangiye. Binarangira tagiye he kuri radio na n'umuntu urajyayo. Nagiye ntabwo nacika intege. Ako karabaye 2006 birangira nyine utagiye mu kiganiro. Nagiye mu kiganiro ukumva naraye Kimironko naraye nabi nyine hasi. Banza nanavuye n'amaguru kugeraho Radio Rwanda yakweraga mu mugi. Orenforo hariya haraho yakweraga mu mugi. Ubwo ngerayo usanga umwanya wo kunyakira warangiye cyakora CD ndayisiga. Niba indirimbo barayikimye ntabyo yigeze umenya. Ntabyo pe ntabyo cyakora Excel ubavona yijyanyeyo ho bakajya bayikina. Icyo gihe Excel batangiraga saa 11 nibwo yafunguraga. Ntabwo yakoraga amasaha 24 kuri 28. Nkumva barafunguye akarimbo kanje barakabanje shimira rwose uwitwa Tonto Sharire bamwita Sharire twagira mu ngupe. Niwe wayiyanjakiriye ahangije akajya yikina asekemva kuri radio icyo gihe mwana wo kukivumo. Yabaga ari ibintu birenze cyane kabisa. Hanyuma na imvune urebye nizo gutyo nagiye umuntu agomba kuncumbikira nkamubura ndarana n'umuzamu hanze. Hanyuma reka dutange ikiganiro cyacu neza uri umuvuga butumwa. Ntabwo turatangira burya se. Oye we cyase rego kumbuye. Ntabwo turatangira. Ubu ntabwo turatangira. Kandi twasuhuzanyaga. Sawa kome. Ntabwo turatangira. Reka. Hara twasuhuzanyaga nyine nkuya ngo manze meza abantu mu turi kuganira nawe ikintu amaze muri societe no muri gospel nyarwanda. Uri umuhanzi munini urumva icyo gihe kuva muri 2000 uri umuhanzi. Indirimbo zawe nyinshi abantu benshi zagiye zifasha n'abatarazumvise ubu ngubu kuryo twabashishikaza kuzishaka bakazumva. Cyane cyane nabwe bakajya gukurikira go za Concorde TV show. Bakajya kuyikurikira bagakora subscribe naho ni channel nziza rwose. Hanyuma rero kadutangira ikiganiro cyacu. Tugatangira ikiganiro cyacu iyo wumvise umuhanuzi. Kuko iyo wumvise umuhanuzi umukozi w'Imana Imana icishamo ibintu bye. Mwumva ute? Ndabakunda cyane. Abahanuzi ndabakunda uko abahanuzi ni abantu batubwira ejo hazaza. Kandi nkunda kuvuga ngo abantu abenshi twumva Radio Rwanda ariko y'amakuru agiye gutangira avango ikintu cya mbere na amakuru. Hari umugabo bivuga akaza n'umudamu tinge na radio kanje gahora ku musego kugira ngo yumve iki amakuru.
ayo ni amakuru bari kutubwira y'ibyabaye. none abahanuzi baduha amakuru y'ahazaza hacu. nanjye hari abahanuzi twagiye duhura bakampanurira kandi hari ibyo bampanuriye byasohoye. urumva hari igihe umuntu aba gukora ikintu ukibaza uti koko iki kintu nzakigeraho koko, ukareba inzira uri kunyuramo n'iki, ariko wakwibuka yuko wahuye n'umuhanuzi akaguhanurira ati Imana yavuze iti nzagukorera iki, noneho bikaguha kuraje. bivuga ngo abahanuzi ajya rumbaje ngo mbafata ute, mbafata neza, ndabakunda na cano yanjye nibo nkorana nabo abenshi ibiganiro muri make ndabakunda cyane. Abahanuzi urabakunda, ndabakunda. hanyuma rero impamvu mbangwaje kino kibazo manya ngo tugisasire kuko gifite ikindi kibazo kikiri gutegura gikurikira. Ese kuko zigusasa kwa kugisasira nyine abantu badukurikiye hano manya ngo mbabarize ibibazo. hari nk'umuntu budukurikiye yaravuganye n'Imana ariko agaca mu bihe biba bitamworoheye bitewe na situation arimo, akageza igihe cyo yibaza ati se Imana koko ni nge wavuganye nawe, by'abahanuzi bambwiye koko byari biturutse kuri wowe, ko mbona bambwiye ibintu byinshi, nkabona umwaka umwe urashize, ibiri irashize, itatu irashize, koko mbwiza ukuri twaravuganye, akaba afite kwiheba cyane. ndahita ngaruka noneho kuri wowe bite nkubaza ati se hari igihe wagezemo ukumva wivovoteye Imana cyangwa se witonganyije ubuhanuzi Imana amasezerano yaguhaye ukaza kubamwe ibyo bihe? ngira ngo nk'umuntu nta gihe cyagira ngo ubure kwibazo utari komanda kuki ibi biri kumbaho cyangwa se kuki ibi nabihanuriwe ntibisohore. ibyo byambayeho, ibyo byambaho ntabwo navuga ngo byabuze kumbaho. nkanibaze ni sahari aba bahanuzi ni Imana yabavugiyemo cyangwa bo bakoresheje amarangamutima yabo. ibyo bibaho, urumva, ukanabyibaza. ariko niba ndakomeza ngusubiza mvuga ngo nono ngahumurizwa na Bibiliya, urumva, kuko nk'abakristo reka dufate buri leta ibifite itegeko nshinga. itegeko nshinga ni handi mategeko yose abashingiyeho. nuvuga ngo nkuko mu itegeko nshinga ingingo ya gutya bivuga, none natwe abakristo Bibiliya nayifata nk'itegeko y'igitabo cy'itegeko nshinga ry'abakristo. natwe akenshi tugendera kuki ku byanditswe muri Bibiliya. none iyo dusomye ibyanditswe, hari umugabo witwa Yosefu. umugabo witwa Yosefu aranezeza cyane, mufatiraho ikigeragezo. witwa Yosefu n'uwitwa Dawidi, sinzi niba najya muri detaye zabo, ariko abo kuko hari ibyo bagiye basezeranywa, noneho nyuma ayo masezerano batarayageraho bahura n'ibibazo, ku buryo ntekereza nubwo nabo ubwabo baravuze batari ko ni Imana yavuze cyangwa ntabwo ariyo, ariko nyuma bya bindi kuko irindi jambo ryayo ibihe n'ibihe, kuko Imana yacu itajya ibeshya, ariko ibyo yabavuzeho bigira ute birasohora. nanjye icyo gihe kimbaho, so hati Imana ikarambwiye ngo ngiye kubona amafaranga, ahubwo n'utwo nari mfite bakatunyiba, ugahura n'abamamyi. yego, ugahura n'abamamyi, ariko nanone kuko ari Imana iba yavuze, nyuma yayandi nkayabona. yego, ikigufasha nawe bagufasha gumeza Dawidi na Yosefu. njye mama ngwaje kino kibazo manya ngo umuntu gusha muri situation nk'iyo ngiyo, manya ngo nkawe ikintu bafasha niba niba yaravuganye n'Imana akavuga ati koko ntacyafite ibyiringa k'ibyo navuganye n'Imana bizaba, ariko we nari nk'umuntu ushobora kuba dukurikiye Imana namubwira tuzabona urubyaro. yego, ikarumubwira amaze imyaka 2 ashingiwe atarabyara, akaba amaze imyaka 10 n'ingahe n'itanu atarabyara. ukuyemo iyo myaka 2 ubwo amaze imyaka 10 n'ingahe n'itatu abibwiwe. akibaza ati koko Mana ni wowe. manyira ngicyo kibazo udufashe kugira ngo uyu muntu dukurikiye agira ikintu yumviramo. David kanifashisha ingero twe kuvuga. Ngewe Imana yigeze imbwira ngo izampakaze, nakoraga kamwe isezeranya kuzabona promotion nkajya mu kandi, ariko ndavuga nuko byagenda kose ntabwo aka kazi nzakabona ntakoze ibizami. nkajya gusenga Imana iti ndakuzamuye, nkajya gukora examen jondi nkabona mbonye 5 kuri 50, nkajya gukora ikindi nkabona mbonye 7 kuri 50. ndabyuka ko kazi nakabonye nkoze ibizamini 29 mu gihe cy'umwaka n'igice, kandi mfite nzayi Imana yuko izagira ute izanzamura. icyo nabwira abantu rero bari gushaka kugushwa n'amasezerano, uwahanuriwe Imana ikamubwira itariki n'ukwezi n'umwaka bizasoramo, akabona ntibibaye, azamenye ko umuhanuzi yabeshye.
ariko niba yaravuze ngo nzakugirira neza ni mu nzagihe kandi niho turi kujya, tegereza wihanganye. Yego. Ubwo bivuze ngo niba umuntu yera guhanura akakubwira ati hari abantu bakunda gukoresha mu kindi gihe nk'iki, akavuga ati turi mu kwa kabiri, yego, mundi mwaka hari mu kwa kabiri, hari ibyo Imana izaba yarakoze. Yego. Nko muntu niba bamubwiye ibyo bintu, ubwo nta gihe kiga akabona n'ibitarahinze azavuga ati uyu umukozi w'Imana navuga cyane pe. None se turi mu kwa kabiri, waje wambwira ati turi 26, ikindi gihe nk'iki muri uyu mwaka konko duzaba wabonye inka sinyibone, nzavuga ko mpanuzi yambeshye. Azaba ko yakubeye. Cyetse nihaza ubundi buhanuzi buvuguruza bwa bundi, ikambira iti wagombaga, ariko ntabwo ukiyibonye, ahubwo Imana igiye kukuvunjiramo ikindi se. Nasiga nasezeranye umuntu ngambye mu hihene. Ngiye kukubaza kino kibazo, kwizera wo gufata ute? Kwizera gufata ute wowe? Yego, kwizera ngo ufata yuko kurema. Jambo ry'Imana avuga ngo kwizera kurarema, handi avuga ngo ufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Reka twe kuvuga sinapi ukabe abantu benshi ntibayizi, nanjye sindayibona. Ufite kwizera kungana n'ururo, abenshi urugo cyangwa se amasaka barayazi. Wabwira uriya musozi ngo vaho, urumva? Bivuga ngo udafite kwizera ntiwaza ngo ndebe ngo dukore iki kiganiro. Njye mfite kwizera kuko kino kiganiro ntakibariye. Yego, ntakibariye. ukora no kwizera. Impamvu bavuga kwizera kurarema, sibyo? Ni kwa kundi uvuga uti njyewe nizeye ko ngiye gukorana ikiganiro na Concorde kandi ko kizarebwa n'urugero. Kizarebwa kandi gifasha abantu benshi. Ko aba YouTuber cyambere tuba dushaka views. Tuba dushaka abantu batureba. Kabiri barebye ariko bakuyemo iki? Bakuyemo ikiganiro. Yego. Ngo ubusange nta kintu cyavuye. Kuko aho niyo ukoze gutya ni kwa kundi usanga tuganiye ku bintu ariko urarangije titre ushyizeho ibihabanye n'ibyo twaganiye. Ubu twaganiye ku by'ubuhanzi bw'ijambo ry'Imana, wangize ugahita ukubitaho titre ngo waho ndi wahanuye ko Lieutenant Colonel uri ngoma zaraswa ngo twamuzanye. Umuntu agafungura kuri kide. Impamvu mbivuze nuko niyo nkuru gutrendinga cyane mu binyamakuru byinshi, urumva? None umuntu agafungura pe yareba, ni kwa kundi ugasanga ujye ubona nkatwe aba YouTuber ukuntu ureba niba time average average sinibuka uko bakita, nundi ugasanga ikiganiro niba kiri kurebwa, ariko ugasanga nibura niba gifite isaha ugasanga kiri kurebwa yego, ugasanga beshoboye kureba iminota 2 gusa. Impamvu ni iki? Titre yamushituye, arafunguye, urumva? Asanze ibyo abwiye kuri titre sibyo birimo, bigatuma agutera icyizere ku buryo ejo bundi atazagira ute atazanareba. Ako nari nkazanye ndi kuvuga nti nyine turi kuvuga ku cyitwa kwizera. Ubundi ndashaka nk'umuntu dukurikiye yumve kwizera niki. Niba yaratakaje kwizera basa gusubirane, amenye ko ibyo yabwiye cyangwa se kibyo yizeye nubwo atabibwiwe akizera ikintu runaka, icyo kintu cyarema. Navuze ko kwizera kurema. Impamvu kurema nuko urize ukavuga uti ko bikose ikiganiro ngiye gukorana na Concorde kizarebwa. Kurema ni gute rero? Nawe uragitegura, sibyo? Uvuga uti uko biri kose turicarana, ko bikose ndamubwira akubitema agasuti n'urugero, sibyo? None se ubumbye ati Concorde wana ati kiganiro turakorana uze wambaye isengeri. Ukumvene ni kwa kundi ntago kwa kwizera kwawe kwaremwe, ariko pe akeshi umuntu afite kwizera. Umuntu afite kwizera kenshi pe ibyo yashatse abigera. Kwizera bundi kwizera no gufata ibitagaragara ukabifata nk'ibiriho. Ukabigaragara ukabifata nk'ibitariho. Ukavuga ati ngiye niba amaze imyaka 30 nta mwana mfite, ariko nge ndemye umwana, ukizera ko uzabyara cyangwa se wizeye ko uzatunga imodoka, ukavuga ati ngeneze ko mu gihe nk'iki nzaba ntunze imodoka. Nubwo bataguhanura rega, nuko abantu batabizi, buriya nawe ushobora kwihanura kandi ibyo bintu bigakoreka. Kuko nubone niba wanaguhanuriye ibyo bintu ntago biva mu kirengo bigwe. Oya, ahubwo nubone ibyo baguhanuriye barabiguhanura, ukava aho babiguhanuriye ukajya kuri tele kubigira ute kubishaka.
siko ibintu biba bimeze cyane. Kokoro Karame. turacyakomeje ikiganiro Yego. ntaho turagira ndacyafite byinshi byo kukubaza Nanjye ndahari. nirihe somo hano ku isi Mm. ku isi isomo wize rikomeye isi yakwigishije Ni physique. muri fiziki no mu gisi apana abana b'abantu kuko n'abantu turabageraho isi yakwigishije Kari agaciye. Agaciye. Isomo ni umuntu. umuntu Umuntu ni isomo rikomeye. umuntu ni isomo rikomeye Amajara yahimbye ngo umuntu si inyama n'amaraso, no, umuntu ni ikimwihishemo. Umva kuko umuntu mushobora kubana akakwereka ko muri kumwe. nk'ubu nkaba turi kumwe gutya Yego, turi avuga ko turi guseka. kumwe. Ariko ubu nkaba hari akantu mbitse ku mutima ni cya David sha. Shato wamfashe akanya gatoya Uko impamvu mvuze ngo isomo rya mbere ni umuntu. Ariko tekereza umuntu ukamwitangira pe. Umuntu ukamwitangira mugahura mu kibazo, mugakubitana mu kibazo ari nayo wagiteje. Gute? Dusobanure neza aho hantu. Yego. Nkanjye hari ibintu nayoboraga. Hari umuntu dukorana. Anteza amakosa. Anteje amakosa. Ngerageza kumukavaringa n'ubundi nkanjye nk'umuyobozi we uko kose turagira. Birangira twese twembi twirukanwe. Urumva? Mbo tugira n'ibintu dusabwa by'amafaranga n'iki, ndagerageza ngira nayo mutangira kuko twafatanyaga, ngira nayo ntanga n'ubu ntiyigeze nayansubiza. Ukuvuga ngo hari ibyo mwasabwa kuzuza. Yego, bisaba amafaranga. Ubwo yabonye akayatanga mbere. Nibwo tukavuga ko tuzicara tukagira. Ariko nyuma uwo muntu yaje kongera kubona akazi. Arakwirengagiza nase mbyumva. Agira nibyo anyemera ati nzagukorera ibi. Urumva uko nje nibura nongeye kubona akazi. Yawana yuko arangije. Yana twavuganye mu kwezi kumwe agitangira akazi, ubundi communication itangirira. None urambwira ngo iryo si isomo ry'umuntu mwana. Isi ntiyanyigishije umuntu. Umuntu ni mugari. Ntiyanyigishije umuntu. Ngaho nawe tekereza uwo wari uwo muntu nagombaga kugira icyo namubura nawe kuko yarabonye akazi. Ni hatari. Umuntu si inyama n'amaraso, no, umuntu ni ikimwihishemo. Ubwo isomo wize rikomeye, isomo wize rikomeye ni umuntu. Umuntu sha. Isi yakwigishije umuntu. Kokoro. Oui. Nike kintu kigufasha kubaho utuje muri iyi si, kuba wumva utuje ufite amahoro? Nike kintu kigufasha? Ikintu kifasha kumva ntuje ufite amahoro muri iyi si. Mbona uko nemera ko ibintu byose bishoboka. Nimvuga byose harimo ibibi harimo n'ibyiza. Ngiye gushaka akazi, byose birashoboka, ndakabura cyangwa nkabone. Ni nkabona ndaserebura, ni nkabura ntabwo ndarwara depression, ndihangana. Ibintu byose birashoboka. Byose birashoboka. Ngibyo utekereje ko byose bishoboka, wumva uriho ufite amahoro cyane. Nuvuga ngo byose 50-50. 50% positive, 50% negative. Yuko ibyo bintu ngiye kugenda, ngiye gushaka bishobora kwanga cyangwa se bikemera. Ibyo bituma hamuntu ushobora kwishyira amati wana tanu ngiye kwakora ikizamini cy'akazi wakizeye cyane, wangiza ukabona wafeyirinze ugasanga uwo muntu ari yahuye kuko byanze. Mbese kwakira ibimubayeho. Yego. Gutinda kwakira ibikubayeho. Uvuze ngo kuba muri Yesu ufite amahoro ni ukwakira ibije. Yego, ukemera ko ibintu byose bishoboka. Kutazaba mu byiza gusa, ahubwo uzaba mu byiza n'ibibi. Noneho ukamenya uti ningera mu gihe cy'ibyiza. Sibyo bizaba bimeze ute? Ningera mu gihe cy'izuba hari kuri kamera bazagabanya urumuri, sibyo? Ningera mu gihe cy'igicucu
barwongere ubwo kameramani sinanamubwiriyemo kameramani mbwo ari kubireba nawe ariko aba yabibonye ibyo biramfasha pe ibyo ngibyo bigenda bigufasha mu buzima bwa buri munsi ukumva uko ugomba kubaho witurije yego Kokoro tugeze mu mwanya wo gusoza ikiganiro ariko nanone tugeze ikiganiro turi gusoza ikiganiro ngenda nibariza utubazo tworoshye wasi nibuze kugusaba kubwiriza hari inkuru yo muri Bibiliya ujye usoma ukumva nawe ragucanze ikancanga nkabivuga ibyari byo ukumva nawe ubwawe kwitekerezo birenze ubwenge bwawe ugaragose yaba abagabo babiri nakubwiye se witwa Yosefu na Dawidi nuvuga ngo umugabo witwa Yosefu nyine ntikamino ngisome ikibazo cyane neza ushaka utacyumvise neza inkuru yo muri Bibiliya utekereza nawe ukayitekereza urumva ukumva ibitekerezo byaho byakagombye kugarukira naho ngaho ariko andi makuru ko yangumenye ushaka kumva ushaka ari ibintu ushaka kumenya ariko kumva mu mutwe bikubanye byinshi ayaguketse nibura iyo nsoma nyine urumva nkumva nzibajijeho nkavuga nti ibi bintu uyu muntu biri kumubaho we yarameze ate nyine nkishira mu mwanya we nibura ni ariko yo gusoma gutyo ibyo simbyumva utyo shayo ntayo pe hari nk'ibintu muri bantekeza ngomba nunge binenze ubwenge bwanjye ngira igihe nanjye numvireho undi ko turi mu kiganiro ko atari Adamu na Eva babyaye Gahini na Abeli Gahini agatanga igitambo cyiza Abeli agatanga ikibi ko ibintu byo kwica bitabagaho Gahini ni gute yamenye ko ari Abeli uko yabitekereje ni umujinya amenye ute kuba umuntu namo kubitara mwica kandi kwica bitabagaho nyine ni wabitangije aho nugeraho urajya no kumva zombe singa Imana iri kurema isi yari ihagaze ese umva zankuru umuyobozi mwiza ukibaza ati yaremye isi n'ijuru yo yari ihagaze nyine kwiba mu ijuru no mu isi kandi ikaba ariyo yabiremye yo yabagiriye izo ni inkuru utekereza ko bati kininjya kuyitekerezaho cyane ukumva ibintu ushaka kumenya ariko wabashaka kubimenya ukumva mu mutwe bise byivanga bikubanye byinshi hari n'indi nayo nibaza kase ko naba ntandukiye cyane nyaza kuko kwanza Imana igira ikimenyane oya kimenyane cyo kirahaba inkuru yo kuri Yakobo na Esawu kuriya niba ngo ntabwo niba kuko bivuga neza niho bavuga ngo umutongo azaba umugaragu w'umukuru nako umukuru ngo azaba umugaragu sinzi ariko hari ahantu bivuga ngo yakunze Yakobo ngo akiri mu nda ngo yangaye ntabwo ndibuka neza urumva none ukibaza nibura Imana ishobora kumpana cyangwa se ikankebura kuko hari ibyaha nakoze ni urugero none umuntu uri mu nda Esawu yamuhoye kimwe izo ni inkuru ziba ziri muri Bibiliya umuntu abasha gutekereza n'abantu badukurikiye hari n'inkuru batwigisha nk'ababwiza nawe umuvuga butumwa ariko ukaba twatwigisha inkuru uramutse uhaye nk'umukirisi ukamubwira ati yego koko twagana ibintu byinshi abantu bakweba amasomo ndetse twanabaruhuye mu mutwe tubabwira ku bintu bimwe batekerezaho ariko nimukajye mubitekerezaho cyane reka nsabe Concorde umurongo umwe ntago ari buze kuwusoma ahubwo aratubwira umurongo umufasha muri Bibiliya niturangiza ku muntu wifuza sibwo ni byiza ko tutanga nimero yawe bitwaye iki umuntu wifuza kuzatumira Concorde mu buryo bugiye butandukanye tubaza gufata nimero yiwe n'umuririmbyi ni n'umuvuga butumwa kiruta byose agari inama yanakugira bitewe n'ibibazo uri kugenda ucaho muri iyi minsi kandi abantu bujya tuba dukeneye n'abantu tuganira nabo bakatuganiriza ku bintu bigiye bitandukanye koko nuwe murongo twafata nk'impamba y'umunsi uyu munsi twaba twawugenderaho tukunguka gushikira ikiganiro cyacu twa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 37 kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo urihere iryo Concorde yavuze rizahera iryo David yavuga ryahera ariko iryo Imana yavuze ntabwo rizahera iryo Imana yavuze ntabwo ryahera yego iryo ni ijambo ry'umunsi twagenderaho ndabashimiye cyane mwe mwadukurikiye hano mukomeze mukore subscribe ariko nanone mujye kuri Concorde TV show naho mwakore subscribe ubu tugeze muri kakanya ko gufata nimero yiwe yarangiza akanadusengera dusoza ikiganiro cyacu yego nimero yanjye ni 07 8 32 500
669. waduseze ikiganiro n'isengesho. Mana turagushimye babanye natwe mu kiganiro, tugitangira twagusabye ngo tuyobore ntitwiyobore, wabikoze twabibonye, kuko mu kiganiro twuzuye imbaraga, twasetse, twishimye, kandi ibyo nibyo biba bikwiye ku bana b'Imana. Nuhabwa icyubahiro. Ndagusabye ngo uzareba iki kiganiro azagira icyo akuramo, kizagira icyo kimwubaka, kuko niyo ntego tuba dufite. Kandi sengeye Gonarike Plus kugira ngo ukomeze uyikundisha abantu, ibiganiro binyura abantu bajya babireba bibasa n'imitima. Kandi na David urugendo aba yakoze, yitanze, akajya gushaka abakozi b'Imana hirya no hino, nawe ntakajya abura ku mugisha wawe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.